nibwo nabwiraga ngo ndwara ibihaha biranzahaza, ndwara sida, kuko sida naje kubimenya maze kugira CHK. Bapimye nyine. Hanyuma wagiye kwivuza izindi ndwara babonamo na sida. Nshuti z'umusaraba, ndaremba, ndarwara. Sida ni indwara mbi y'umuntu arwara agakuka inzara. Izi ni izindi. Yego. Izi nzara ni izindi zameze. Yego. Ukuka inzara, ugakuka amenyo, umutwe ukakurya, ukifuza gupfa, ukifuza urupfu nturubone. Mu bitaro bya Kacyiru hariya naraharwariye cyane. Icyo gihe n'abantu bahakoraga turaziranye barahari, bamwe bandi barahimutse. Hanyuma hariya bahamvanye ndi muri koma. Kacyiru ndi muri koma, harwariye igihe kinini, bahamvana ndi muri koma, bantwara CHK. Bantwara ntabizi, ababimbwiraga ngo namaje muri urgence nk'ibyumweru nka 2 barabuze dosiye yanjye. Baramazina ngayo ni Karara Constantin. Icyo gihe nari mfite imyaka 30. Birasomeka hano rwose. Bigaragara yuko kuko ubundi byari byararangiye. Ntabwo nari nzi ngo ni kuwa kangahe cyangwa se ni ku manywa cyangwa ni nijoro. Birumvikana. Noneho maze kuko nagewe ubwanjye jewe narapfuye ndazuka. Hanyuma ndaho ngaho ntandika, ntekereza aho navukiye, ntekereza naho ndi. Mbona ndimo bomboni, ndimo serumu zitarangira. Yego. Maze kugarura ubwenge. Yego. Runaka twabanye, none nkaba mpfuye ntonyoka. Koko nishwe na sida, nishwe n'igituntu, nishwe na zona, nishwe na hemorrhoide, mpfuye urupfu rubi. Aho ngaho maze kuvuga ayo magambo, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ntangire gusuhuza cyane mwene data dukurikiye muri aka kanya mu biganiro bitandukanye utegurwa n'Iyobokamana TV. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'agaciro kuba mwarahisemo kubana natwe mu biganiro byinshi tugenda tubagezaho. Nitwa Bikemo cyangwa se Bikemo wa Yesu. Tuje mu kiganiro rero nk'ibisanzwe, mumenyere ko tugira gutya tukabazanira abantu batandukanye kugira ngo baze kutuganiriza. Ntagawe na Joel ati ni kwa kundi mumaze kumenyera ko tugira gutya tukabazanira abantu batandukanye. N'uyu munsi rero uko mubimenyereye turi kumwe n'umupapa mwiza mubona wicaye kuri kamera z'Iyobokamana TV. Tugiye kuganira, kadutangire tumusuhuza tugira uti muraho neza papa. Muraho neza Bekemu. Mumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Yego. Tubahaye ikaze kwiyobokamana TV. Murakoze kwiyobokamana TV. Yego. Turabakunda. Twarabakumbuye rero. Yego. Ngombwa yuko tubasura. Uyu munsi no gushira urukumbuzi. No gushira urukumbuzi. Gahoberana. Niko bimeze kabisa. Duhobeye abantu bose bariko tureba kwiyobokamana TV, bareba video yawe muri aka kanya. Ngira ngo n'ubwa mbere. N'ubwa mbere kwiyobokamana. Yego. Najyaga mbumva. Yego. Wowe na mwene so. Yego. Hanyuma ndavuga n'igihe kimwe tuzahura. Yego. Hanyuma rero naje kumva ikiganiro cyawe. Yego. Kivuga yuko umuntu urabyo akiriho. Isanganyamatsiko avuga ngo umuntu urabyo rwe, umuntu urabyo. Yego. Arwihumurize. Agihumeka.
akiri muri uyu mubiri. icyo gihe nari naruhaye ndetse uvuga ngo nta mpamvu y'uko wajya ubaho umuntu urabya ari uko yapfuye. Binkora ku mutima rero, bituma mvuga nti uyu mugabo nzamushaka, hanyuma bituma nanjye mvuga nti ngiye gushaka abantu bangiriye neza. Wow, ivyo biko binshimishije. Bangiriye neza, hanyuma mbashimire bakiriho. Icyo gihe nari naruhaye nde ko nazihaye benshi? Icyo gihe rero ntabwo nibuka. Yego. Narafunguye nsanga mwatangiye. Yego. Gufatiraho mwari mugeze. Kandebe abantu maze gushimira, ni ikiganiro ntangiye vuba, kandeba abantu maze guhindabyo harimo bita Prophet Ernest, harimo na Apotre Gitwaza. Ernest yorohaye koko. Nibyo kabisa. Ariko sibona nyine bidakwiye ko umuntu ashimira abantu bagiye ku mwuka bazima. Muri ubu buzima tubamwo, umuntu wese agira côté positif na negatif. Umuntu afite ahantu afite imbaraga, afite n'ahafite intege nke. Rero biraryoha dufashe igice kiri positif cyangwa cy'imbaraga, akaba ari cyo twamamaza cy'umuntu kurusha kwamamaza aho yaba afite intege nke. N'uwo murongo rero kiriya kiganiro kibamo, ubu nari nyiri kukinoza amaze iminsi ntagikora, abantu barambaza ati ko noneho ntabwo uri guhinda abo bimeze ute? Abeza barashize. Ntabwo abeza bashize, ababimbajije n'ubundi ngiye kukigaruraho mu minsi mikeya cyane, kiraba kigarutse n'ubundi ku Iyobokamana TV. Hari n'abandi benshi bo gushimira, namwe muri kutureberega mu kuyindabyo, kuba mwarobanuye mu mateleviziyo yose akaba ari iyi muri kureba, ni ikimenyetso cyerekana yuko mudukunda, mukwiye kubishimirwa nyuwe ku mwuka w'abazima. Nanjye ndagushimiye rero papa. Dore impamvu ngushimiye, katubishyire hanze. Uyu mupapa yaranshatse mu minsi ishize, yaranshatse kabisa tutari kuri kamera, azaho mba avuga ati Bikemu wakoze ikiganiro kinkora ku mutima kivuga ngo akira ururabo rwawe kibasha kurwihumuriza. Ntange rero yararunzaniye ararumpa rwose, n'ubu ndacyarwihumurizaho. Ubwo rero ndagushimiye kurekonesa ikintu ariko kinshimishije muri byose ni ukuntu wabaye umunyeshuri mwiza ku nyigisho yanjye. N'ubundi tuba dusabwa ngo ko tugira abantu kuba bigishwa ibyo dukora mu murimo w'Imana. Iyo bigize imbuto bitanga nziza, bigira ingaruka ku bantu benshi. Nk'ubu urumva icyo kiganiro ngenda gikora ngataha nkajya kunywa amazi nkiryamira, simenye feedback. Ariko urumva muri iki kiganiro nubwo atari topic, ubaye umutangabuhamya wemeza ko wakozweho n'ikiganiro cy'ururabyo cyane. Byaranshimishije cya kiganiro. Yego. Iransanganyamatsiko yaranshimishije cyane. Yego. Hanyuma bituma inyibutsa kudashimira. Yego. Cyane cyane nkatwe abanyarwanda ntabwo, cyangwa se kuvuga gushima, urumva ko n'imvugo ivugitse mu magambo magufi. Amagambo magufi. Yego. Ariko gushima ni ibintu birebire, biri vast. Ni ibintu birebire byinshi cyane, biragutse. Yego. Ariko gusa kubera ko ari ijambo ngo ni ugushima, ngurakoze, umuntu akumva ko ubivuganye amarangamutima cyangwa n'uburyarya. Umuntu ashobora no kubivuga n'uburyarya, akagushimira nyine abeshya kuko amagambo ntacyo apfana n'ibikorwa cyane, akavuga ngo urakoze. Rero impamvu nabikunze biriya ni ukuvuga kuko jyewe nkunda indabyo. Nkunda indabyo cyane. Yego. Iyo umuntu rwose nkunda ururabyo. Ubu rero ukuntu nkunda ururabyo, ubu ngiye kuzajya nshimira umuntu mushyire n'ururabyo. Wow. Kubera ko ndukunda. Urimo uranyungura n'ibitekerezo. Rero iransanganyamatsiko yawe yankozeho. Nanjye ubu ngubu hari abantu bandi ku mutima ntarashimira kandi ngomba gushimira. Yego. Ubundi najyaga amashimira bisanzwe. Yego. Nkavuga nti runaka warakoze kuri ibi n'ibi, ariko noneho iransanganyamatsiko yankoze ku mutima. Yego. Yankoze ku mutima. Ndavuga nti Bikemu niyo mpamvu nanagushatse. Yego. Ubu rero nanjye ni ukuri abantu bangiriye neza, bitegure indabyo ziri mu nzira. Wow, konsi urakoze cyane.
aha nuko rero karagaciyemo tugiye kuza dusenga, niturangiza gusenga tubwira abantu impamvu y'ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro gikomeye, ni ikiganiro gifite umumaro cyane ku bantu bagiye kugikurikira, ni ikiganiro kigiye kuvugirwamo imirimo y'Imana ikomeye. Ndakwinginze aho dukurikiye uze kukireba ukirangize, uraza kurangira uhembutse, uraza kurangira hari urwego uvuye, hari n'ahandi ugeze, uratangarira n'Imana muri iki kiganiro. Tutaraza dusenga ariko mu masegonda 30 ninde twicaranye tugiye kubana muri iki kiganiro? Amazina yanjye ni Evangeliste Karara Constante. Karara Constante. Nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umudamu umwe n'abana 7. Yesu yakugiriye neza. Urakoze cyane. Ni Karara Constante niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Tuze kuvuga papa nde? Ntaza gukomeza kuvuga papa mu izina. Papa Gihozo. Rego burambyaye. Ni Papa Gihozo tugiye kubana muri iki kiganiro. Evangeliste bisobanura umuvuga butumwa. Ku badukurikiye. Turagusaba n'ubundi ko wasenga Imana maze tukaza tubwira abantu insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimye kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe nyinshi. Turagushimye, turatamba ibitambo yuko turi amahoro. Muri iki gitondo Mana ishobora byose, kuri aya manywa ya saa sita turavuze ngo uri umucunguzi kandi uri umurengezi. Uri Imana yacu bwite ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Tugeze hano kuri TV Iyobokamana, ntabwo ari kubwacu ni kubwawe. Wagize neza, waturinze, watubereye umubyeyi, watubereye shoferi, watubereye byose, watuyoboye. Wakoze rero Kristo. Muri Yesaya 6:5 arambwiye ngo tutaragutabaza uzaba watabaye. Yego. Kandi tukivuga uzaba wumvishije. Cyane. Kristo rero muri Yesaya 26:3 ngushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa. Reka ibiye kuba twebwe, ahubwo imbabazi zawe zo zitubonekaho. Iki kiganiro rero Kristo ukiyoborere. Mu izina rya Yesu Kristo ukiyoborere. Mana ishobora byose, ubane natwe, Imana, Umwana n'Umwuka Wera bitugote. Kandi Kristo turasenze ngo ababireba byose, abari ku gisasiro barwaye bahite bakira. Mana yumva amasengesho y'abera. Tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze muri twebwe. Urakoze rero Kristo, n'ubundi bana natwe, ineza yibe hano, mucyo wawe tuganze. Bisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Simba wa Yuda, mwamba wa kare. Amen. Simba wa Yuda, mwamba wa kare. Ko hari ibintu nka 2 nkunze mw'iri sengesho. Hari ibintu nka 2 nkunze mw'iri sengesho nshaka kugarukaho. Nkunze ukuntu usengera muri reference y'ijambo ry'Imana. Ati nkuko muri Yesaya havuga gutya. Havuga gutya. Muri Yesaya 6:5-24. Yego. Tutaragutabaza uba watabaye. Tukivuga none hari nahanda wangu ntabaza ndagutabara. Muri Yeremiya ngo nkwereke. 3:3 ngo ntabaza ndagutabara. Nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Ahandi hati njya mpumva mutaranavuga. Tutaragutabaza. Wow. 6:5-24 tutaragutabaza uzaba watabaye. Yego. Tutaragutabaza. Hano nyine urasenze mpita numva koko kuri umuvuga butumwa. Urakoze cyane. Ako nakambere nkunze, aka kabiri nakantu kavuga ngo hagira abarwayi bakirira mu iki kiganiro. Ese numva ko inkuru yawe ushobora kuza guha abarwayi message muri iyi nkuru. Barakira. Evangeliste Karame. Tuje hano kuganira, waranganirije mu gikari, uganiriza ku mirimo y'Imana ku buzima bwawe, uburyo Imana yakubohoye d'abord ku ngoyi y'ibyaha, ikakubohora ku ngoyi z'uburwayi butandukanye, bubi bukomeye, harimo n'ubudakira. Amina. Ariko Yesu akiza. Hari igihe tujya tubwira abantu ngo no muntu runaka ngo
yakize kanseri runaka, yakize diyabete, yakize sida, kubona abantu rwa ngo ni imitwe y'abarokore. Ariko uyu munsi muri iki kiganiro amatwi yanyu agiye kumva ibintu bikomeye, ndetse n'amaso yanyu areba ibikomeye, kuko ni ikiganiro cy'ubuhamya ariko bufite n'ibihamya. Igihamya cya mbere ni iki twicaranye, n'ibindi tuza kubereka. Twinjire mu nkuru yawe y'ukuntu wabohotse ku ngoyi y'ibyaha, n'ukuntu wabohotse ku ngoyi y'uburwayi bukomeye. Ubu ngubu ukaba uri umutangabuhamya. Ubundi uyu Constante twicaranye, turatangira tumubaza ni muntu ki Constante, yavutse ute, yakuriye he, kugira ngo abantu baze kumenya arinde tugiye kuganira. Murakoze. Karara Constante ni umuntu wavukiye Tanzania. Yego. Mu gihugu cy'abaturanyi. Yego. Bacu cya Tanzania. Yego. Mbyarwa n'ababyeyi babiri b'Abanyarwanda. Yego. Mama yitwa Ansira umugore w'impeta. Yego. Umusaza akitwa Paulo Ruhembayo Rukongi. Amazina ko numva kubiye. Ni kabi iki gihe bavuga. Ngo papa yitwa Paulo Ruhembayo Rukongi. Wa Kagoro ka Cyabukombe wa nkabandi umugunga. Ubwo hari abantu bari kukumva vuba, hari igihe urubyiruko biza kugorana. Hanyuma rero mvukira Tanzania. Yego. Tanzania, tuba muri Tanzania, hanyuma igihe kiza kugera turataha. Yego. Tutaha mu Rwanda. Ababyeyi bose bari Abanyarwanda? Bari Abanyarwanda. Yego. Mu bana bangahe uvuka? Mvukana n'abana 10. Yego. Akaba ari jewe nakwita ngo ni bucura. Bucura. Nibyo kabisa. Hanyuma turataha. Yego. Tuza mu Rwanda, mu gihugu cyacu cyatubyaye. Yego. Ubwo wari ufite imyaka ingahe mutaha? Ari nka ryari? Dutaha mu Rwanda nahageze 94. Yego. 94 nibwo nageze mu Rwanda. Yego. Hanyuma 94 ubwo nari mfite imyaka 23. Yego. Sikuri mukuru. Mu ncamake ubwo ngubwo mba ntangiye akazi. Yego. Mba ntangiye akazi. Yego. Nabaye the same period mu gihe kimwe muri icyo gihe. 94. Aha. Nabaye ingabo y'igihugu. Yego. Nanjye ndumwe mu babohoye iki gihugu. Wabaye umusirikare? Nabaye umusirikare. Yego. Hanyuma 94 ndakora 95, 96, 97. Yego. Hanyuma nza guhura n'ibibazo cyangwa nza guhura n'uburwayi. Ndwara 99. Mbere ya 2000. Mbere ya 2000. Ndarwara, hanyuma ndwara, nabanje kubona ibimenyetso, narwaye igituntu. Ufatwa bwa mbere? Bwa mbere. Kubera ngira ngo wenda niba ari inzoga, niba ari n'itabi umuntu yanywaga icyo gihe, kuko nari ntarakizwa. Yego. Hanyuma ndwara igituntu, aribyo bita ibihaha. Yego. Indwara mbi? Indwara mbi cyane. Irazahaza. Yego. Irazahaza ukabura umwuka. Yego. Hanyuma igituntu ndakirwara, nza no kurwara ibyuririzi. Yego. Ndwara ibyuririzi, ndwara na zona. Ubwo ni ibyuririzi
by'igituntu. ubu ntabwo nari ntarakamenya icyo ndwaye. Yego. Eh, Yego. ndwara ibyuririzi, hanyuma nza no kurwara muruwide. Iyo ni indwara ki? Ni indwara yo kuzana amagara. Abantu barabyumva. Yego. Rero ikintu nababwira abateze amatwi Iyobokamana TV, ndababwira ngo rekeraho kugendana inkuru mbi. Pardon? Rekeraho kugendana inkuru mbi. Unabivuze ubitsindagira. Rekeraho kugendana inkuru muganga yakubwiye, cyangwa kugendana inkuru zo wumva kuri social media, cyangwa kugendana inkuru ziva mu bitekerezo byawe mbi. Ahubwo ndavuze ngo gendana inkuru nziza, gendana ubutsinzi, Yego. gendana ubushobozi, gendana gusimbuka, gendana kugira imbaraga, Rwose. gendana gukira, gendana gutabarwa, gendana kwaguka. Rekeraho kugendana inkuru mbi. Gendana inkuru zitsinda. Yego. Gendana inkuru zibohora. Gendana inkuru zirema. Gendana inkuru z'ubutsinzi. Kubera iki iryo jambo uri kurihuza naho ugeze mu buhamya? Abantu babwirwa yuko barwaye batazakira. Yego. Iyo maje yose akayifata. Yego. Akaba ari yareba, akareba urupfu. Aho kugira ngo abone ubuzima. Aho kugira ngo abone ubuzima, akabona urupfu. Akabona urupfu. Aho kugira ngo abone inyanja icikamo kabiri. Amakuru arangiza. Amakuru arangiza, amakuru mabi. Amakuru mabi arangiza. Rero nkabwira abantu ngo bakuri iki kiganiro, rekeraho kugendana inkuru mbi. Wiyame n'abadayimoni bakongorera. Yego. Bakubwira ngo runaka yaratsinzwe, runaka yaratsinzwe. Yego. Ibyari gushoboka kirya gihe ubu ntibyashobotse. Murakoze, hari akari gaciyeho, ariko turakomeje n'ikiganiro cyacu. Yego. Twavugaga tuti abantu abanyumva bose abaduteze amatwi ku Iyobokamana TV, mbabwira ngo nimurekere aho ngaho kugendana inkuru mbi. Murekere aho ngaho kugendana inkuru mbi. Yego. Ahubwo mugendane amakuru ya Kristo. Kubera yuko umujura yakwiba ikintu icyo ari cyo cyose akagitwara, ariko ndabarahiye ntawe uzakwiba nza. Ko bihindutse. Ntawe uzakwiba nza y'Imana. Nzakugirira neza niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Hajemo na nza. Na nza. Nza ni umutungo utibwa. Nza ni umutungo utibwa. Nza ni umutungo ubana nawo. Nza ni umutungo abantu bagutwara icyo ari cyo cyose, ariko nza y'Imana. Yego. Ntawaye gutwara. Abantu rero nibagendane amakuru y'Imana, nibagendane amakuru meza. Umugabo w'Imana yabwiye undi ati hari icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe. Yego. Turi Kadeshi y'Ibaruneya. Yego. Hanyuma abantu ko batari batunze nza y'Imana barayikeresheje, bagwa mu butayu. Ariko abantu batigeze bakinisha gukerensa nza y'Imana bagera mu gihugu cy'amasezerano. Yego. Rero niyo mpamvu bavuga ngo abantu barekeraho kugendana inkuru mbi. Barekeraho. Bagendane inkuru nziza. Yego. Bagendane ubutsinzi muri Kristo. Yego. Yesu yaravuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abe muzima. Niyo mpamvu mvuga ngo Yesu naramubonye. Twinjire rero muri iriya nkuru rero y'ubuhamya bwanjye. Yego. Yego nabwiraga ngo ndwara ibihaha biranzahaza,
ndwara sida, kuko sida naje kubimenya maze kugira CHK. Bapimye nyine. Hanyuma wagiye kwivuza izindi ndwara babonamo na sida. Nshuti z'umusaraba, ndaremba, ndarwara. Sida ni indwara mbi y'umuntu arwara agakuka inzara. Izi ni izindi. Yego. Izi nzara ni izindi zameze. Yego. Ukuka inzara, ugakuka amenyo, umutwe ukakurya, ukifuza gupfa, ukifuza urupfu nturubone. Mu bitaro bya Kacyiru hariya naraharwariye cyane. Icyo gihe n'abantu bahakoraga turaziranye barahari, bamwe abandi barahimutse. Hanyuma hariya bahamvanye ndi muri koma. Kacyiru ndi muri koma, harwariye igihe kinini, bahamvana ndi muri koma, bantwara CHK. Bantwara ntabizi, ababimbwiraga ngo namaje muri urgence nk'ibyumweru nka 2 barabuze dosiye yanjye, kuko nta muntu wari undiho, abantu bari barampaye akato. Icyo gihe abantu bari barwaye sida twarababonaga. Sida yica nabi, abantu baratonyokaga. Zona twahitaga mukanda wa jeshi. Yego. Hari aho yakubitaga mu maso yahindukiza, aho yakubitaga gutya mu gahanga ikahacukura, rero yankubise gutya mu mbavu munsi y'umutima, uburyo ushyiramo n'intoki rwose zikinjira. Yego. Hanyuma ndagenda njya muri CHK, njya ahantu bita muri kane. Hariya bashyiragamo abagabo muri 4, abagore bakajya muri 3. Ni ibihodi bikurikirana. Yego. Aho ngaho rero mpaba igihe kirekire, banshyiramo serumu hamwe n'ibira byongera umwuka. Yego. Bomboni. Icyo gihe kubera yuko umwuka wari muke, nta n'uwo nari mfite. Napimaga ibiro nka 20, utamenya isura yanjye. Yego. Narabaye madowadowa, nta shusho mfite. Ariko Yesu umwami mwiza kandi Yesu agira neza. Yesu tubura uko tumuvuga, ni data aba twese, agira neza bugacya bukira. Nta sura nari mfite, ariko yaravuze ngo abusanze bigaragura mu ivata ryawe, unavuga ngo baho. Nta bantu bansuraga kuko ariko bari barampaye akato kugira ngo ntazabanduza igituntu. Nkaba nsabira abantu bita abisilamu umugisha. Abisilamu ndabasabira umugisha, kandi uriya mutima bazawukomeze. Yego. Abisilamu umuswere n'ubyo uvuga neza ngo wari ni farigi, mikoro nushaka kuyirambike gutya. Yego. Abisilamu yego bandemye umutima kubera kuryama igihe kirekire muri kane, ntagira unsura, ntagira unzanira utwenda two kwambara. Ababyeyi si babagaho icyo gihe? Ababyeyi umuzehe yari yarashaje, mukecuru niwe wari ukiriho. Yego. Niwe muntu waje kunsura. Yego. Abavandimwe bo bari bahari ariko bavuga bati uriya muntu byararangiye. Yego. Kigagiye kwanditse ko sida, warwaraga sida yarapfaga. Nta miti igabanya ubukana? Nta miti igabanya ubukana yari ihari kigagiye. Urumva? Abantu barapfuye. Ko nukuri. Hanyuma turi ku Bisilamu. Abisilamu rero. Yego. Abisilamu bakaza kugemurira abantu batagira kigemurira. Bamwe nyine baba baraterera. Baba baraterera. Kandi wari uri muri icyo cyiciro. Ari muri icyo cyiciro.
abisilamu baraza bakakubaza ngo urashobora iki, bazanaga amata ya Nyabisindu, yego, bakazana n'ibikoma n'ibindi byo kurya bindi, yego, ariko kubera ko nari nararwaye igituntu ntabwo nabashaga no kumara kariya gapaki k'amata. Hanyuma natungwaga na serumu hamwe na bomboni. Abisilamu kaza akakubaza uko umerewe, hanyuma amara kukubaza uko umerewe agahita agushyuhiriza amazi akayashyushya, yarangiza akaza akakuhagira, akagutwara akakuhagira, kuko kuryamira uruhande rumwe abantu twari twarabuze uruhande rumwe, nari narabuze umuntu mutavukana. Ariya abisilamu amasura yabo ntabwo nkiyibuka, nakagiye nkagenda nkajya nshimira umuntu umwe ku wundi, kaza kagusiga amavuta, baranafataga bakansiga amavuta, bakanyuhagira, bakanyambika, barangiza bakambwira bati tuzagaruka. Rero abisilamu ndabashimiye cyane. Uwiteka Imana yacu, Imana dusenga idacyanirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ubwo Yesu azaza guhemba abamukoreye azibuke abisilamu. Kandi namufite w'u Rwanda rwose uwo muco muzawuhorane. Nkushimiye abisilamu, mugira umuco w'urukundo. Yesu yaravuze ngo byose bizashira, ngo ariko urukundo ntiruzashira. Urukundo yego, ngo kandi kizerekana ko muri abanyakuri nuko mukundana. Yego. Rero vuga ngo mufite w'u Rwanda rwose mu byubahiro byanyu mushimirire abisilamu bose. Ariko urumva imbaraga z'imirimo myiza ko umuntu umwe akugirira neza bikitirirwa iryo shyanga ryose cyane cyane. Yes. Niyo mpamvu uyu munsi iyo wagize umuntu witwara nabi ari umurokore, bahita bavuga ati abarokore muzi ukuntu babaye, bose bakandira gutyo. Ni ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Yego. Tuzi nyuma rero kuri bwa burwayi bwawe bukuruhije kwa muganga, batangiye gukora muri izo ndwara zose, uri muri bomboni, uri gutungwa n'amaserume, hari n'akabisilamu bakugera, hari nako bangeraho. Birakomeza uti? Hanyuma abisilamu bakajya batugeraho buri gihe, abari bo baba ba mama, abari bo baba ba data, abari bo baba bavandimwe, abari bo basamariya beza. Ubuzima turabumenyera. Hanyuma tuzi umusaraba, maze kugaruramo imbaraga, maze noneho uko navuga ngo maze kumenya indyo n'imoso, kuko ubundi byari byararangiye. Ntabwo nari nzi ngo ni kuwa kangahe cyangwa se ni ku manywa cyangwa ni nijoro. Birumvika. Noneho maze kuko nagiyewe ubwanjye giyewe narapfuye ndazuka. Hanyuma ndaho ngaho ntandika, ntekereza aho navukiye, ntekereza naho ndi, mbona ndimo bomboni, ndimo serumu zitarangira. Yego. Maze kugarura ubwenge. Yego. Noneho nanjye mba nka Yobu. Yobu ndavuga nti Imana, kubera iki ntaguye Tanzania? Kubera iki ntaguye ku rugamba? Yego. Kubera iki
ntapfuye urupfu nk'urw'aba runaka n'aba runaka twabanye, none nkaba mpfuye ntonyoka. Koko nishwe na sida, nishwe n'igituntu, nishwe na zona, nishwe na morowide, mpfuye urupfu rubi. Aho ngaho hari ahantu Imana ihita insanga irambwira ngo aha n'aha ijambo wavuze uraryibuka, kuko hari ahantu nigeze kuvuga ngo Mana, bitewe n'amateka y'iki gihugu, yego, ndavuga nti mu by'ukuri numvana aha hantu niba ubaho, Imana yo muri Katolike mama yajyaga ajya gusenga ku cyumweru, niba ubaho ukazankura aha hantu, Imana nzagukorera. uhiga umuhigo, nivugira gutyo. Hanyuma maze kuvuga ayo magambo, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ejo uzabwira abaganga utahe. uri mu bitaro? Ndi mu bitaro, ndi muri kane, mazemo igihe kirekire. atejo Ijwi rirambwira ngo nzabyuke ntahe. iki? Ubwo bomboni yari yaravuyeho ndimo serumu. Noneho ijwi ndaribwira ngo se kubera kunywa imiti myinshi, bari barampaye imiti myinshi yaranyishe amatwi, narapfuye amatwi. Hanyuma ijwi ndaribwira ngo se dore napfuye amatwi. Ikindi cya kabiri, kubera kuryama igihe kirekire, niyo ngiye mu bwiherero barandandata, baramfata, kuko nigaga kugenda nk'abana kubera kuryama igihe kirekire. Ndavuga nti ntabwo nagenda ngo bishoboke. Ijwi rirambwira ngo iyo serumu yicomore, hanyuma usohoke ujye hanze, kuko moroge twari turimo, moroge yari imbere y'igihodi twabagamo. Ijwi rirambwira ngo genda urebe moroge aho wari ugiye kujya. ubwo Ijwi amen. ndangije ndabyuka, ndahagara biremera, ntera intambwe biremera. kandi ibyo ntibitarakundaga. Ntibyakundaga, hafi umwaka ndyamye, umwaka uryamye? ndyamye. Hanyuma ndagenda ndeba moroge, moroge nijoro ntabwo bayikinga, koze za accident n'iki cyo gihe. Ndeba moroge uko abantu bashizemo umwuka. Imana irangije irambwira ngo mu gitondo kandi iminsi uri ko kagire babashizemo umwuka, ugombaga kuba nda. ijwi rirambwira ngo ugomba kuba uri hano. Haleluya, amina. Amen. Abamenye Yesu barahirwa. Ibyica abandi ntacyo bizagutwara, ibyica abandi ntacyo bizagutwara. N'umukiza, umukiza, n'umukiza, n'umurengezi. Jehova Jire niba aririmbye ngo ntabwo twibeshye. Gukurikira Yesu, umuntu wese unyumva, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizahuye muri twebwe, dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka. Yesu we turakwemera, ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza. Dukomeze. Amina. Amen. Inshuti z'umusaraba, ijwi rirambwira ngo mu gitondo irabaganga tahe. Wowe ubwira abaganga hoya umva formule y'ijuru ukuntu ikora. Ibyo wakabibwiwe n'abaganga, none ngo wowe kandi ubwo ngo nabara ubwira abaganga ariko Imana ubwo ndapima ibiro 20.
imbavu ziragaragara. Abantu ujya tureba muri za Sudani cyangwa muri za Ethiopia, muri Somalia. Imbavu ziri hanze ni ikintu kuri byari bimeze. Icyo gihe muri za 2001 2002 aho ngaho wageze hariya muri kane sehashika muri kane no muri gatatu byari ibiriyo ubwo ku kazi ho baraho babuze umuntu ararangiye. Hanyuma mu gitondo abaganga baraza abagana ariko genda shaka gutaha ko baduhaga imiti saa 12. Genda shaka gutaha ntabwo bishoboka. Ushaka gutaha se wowe ugira aho utaha kuva wagera hano nta n'umuntu turabona kugeraho ukomoka mu maraso yawe none bamwe urashaka gutaha wowe wataha he? Hanyuma hari umudokiteri witwaga Julius hashize imyaka 24 ariko Julius ntabwo njya mwibagira aracyariho ntabwo mbizi ariko nawe mu bantu nzagenera ururabo yego akiriho arwihumuriza nawe nzamushaka. Dr. Julius yakoraga sehashika yego ni wankurikiranaga yego Sambira araza tuba tworiyanta naho byabiriye byo dukumire ya majwi y'abarupinzi hari umuntu yitangira ubuhamya ngo bari ngo bira bintu ngo ntabwo ngo bishoboka ngo ntibyabayeho binjiye no muri sehashika izo database bazibona uzana na kira tuzana ibihamya database zirahari ntabwo ari ibintu dupapira rwose ntabwo ahubwo turavuga gukomera kw'Imana yacu yego turavuga gukomera kwa Yesu Kristo. Ibihamya ngiye bihano yego gira gutya ndebe gutya yego rwose baramazina ngayo ni Karara Constantin. Icyo gihe nifite imyaka 30 birasomeka hano rwose. Bigaragara yuko nanduye yego ngira ngo urabibona positive HIV. Bigaragara yuko umuntu yanduye yego mfite imyaka 30. Hanyuma icyo gihe none ubu mfite 50 mfite abana 5 mvuye inshuti z'umusaraba rero Yesu arakiza kuko hari n'ahandi hantu nicyatumye nshaka iki gipapuro nagiye ahantu gutanga ubuhamya baravuga umuntu usa nawe se batubura umutekano uratubeshya. Igipapuro ngiki rero mfite n'ibindi ndimo gushaka nabyo nzabizana murebe imirimo y'Imana ntimuzongere gushidikanya. Sida irakira, diyabete irakira, zone irakira, morowide irakira. Nababwiye yuko nari ndwaye na morowide ariko kuzana amagara. Hanyuma Julius araza ndamubwira ndashaka gutaha. Baravuga ati sundi bakubwiye ibyo urwaye. Ariko genda ndashaka gutaha. Singikeneye kumenya uburwayi bwawe. Hanyuma abaganga bati mukoresha inama. Bankoresha inama ndababwira ariko genda ndashaka gutaha. Barambwira batoya ngubu twari tumaze kuvura ibyuririzi. Ntaho turagera. Twari tumaze kuvura ibyuririzi. Haleluya. Amen. Bati none ubu ngubu twari tugeze nibura kugira ngo nitumara kuvura ibyuririzi tubonye ko hari aho tubishije
tugushyire kuri operation ya muruwidi, tugukorera kuri operation ya muruwidi, kuko nazanaga amagara. Ariko ubwo ngubwo murumva mwa abantu mwe ni nk'ikiganiro turimo gukora cy'ubuhamya. Roza Muhando niwe wavuze ngo majaribu cyangwa se ngo ibigeragezo, ngo majaribu yananichoma kama mikuki. Icyo gihe byari ibintu bibabaje, byari n'ibintu biteye ubwoba. Umva ko uburwayi igituntu, narakororaga bakazana ibase nkayuzuza bakajya kumena ibirogesho by'amaraso n'iki, bakazana indi nkakorora kugeza igihe narakororaga ngahwera, ari nako zana n'amagara nazona n'iki n'umutwe udasanzwe. Yesu niwe wavuze ngo mbaye nkwimyeho amaso gatoya, mbaye nkwimyeho amaso gatoya, ariko nzagukoranya nkufitiye imbabazi nyinshi, nzakugarukaho nkufitiye imbabazi nyinshi. Reka nkubwire wowe ugeragezwa, reka nkubwire wowe urwaye, reka nkubwire wowe bataye. Haleluya. Yesu azagukoranya gufitiye imbabazi nyinshi. Abagutaye bazakugarukira, humura. Barangije bakora inama, barambwira bati aho niho twari tugeze, hanyuma twamara gukora operation tukagutangiza imiti y'igituntu. Imiti y'igituntu umuntu ayinywera hano, ayinywa saa 12 za mu gitondo, akayinywa amezi 6. Hanyuma twarangiza umaze gukira igituntu tukazagutangiza imiti ya sida. Bavuga ati nubwo itari yaza, nubwo itari yaza ntayo dufite. Urumva n'impamvu yakuzahaje? Harumva? Noneho nababwira ntoya ntigiye ndataha. Bati uyu muntu afite ikibazo cy'ihungabana mu mutwe. Igihe batwita abasazi n'abarokore. Batumati ikibazo cy'ihungabana mu mutwe. Bati dufite ukundi kuntu twagiye ahandi twamushyira. Basi uracyabitse ryajwe rikubwira ngo usezera abaganga. Usezera utahe. Mbwira buri muntu itegeko ry'umwami wasezera iyo ndwara. Ku itegeko ry'umwami wowe uri ku gisasiro wabyuka ukagenda. Ku itegeko rya Yesu Kristo wowe uri mu bushomeri wagenda ugasinya kontra. Wizeranye nanjye ku itegeko ry'umwami wasohora invitation. Yego. Wizeranye nanjye ku itegeko ry'umwami wafata ivarisi ukajya ku kibuga. Wizeranye nanjye byose bishobokera abizera. Byose bishobokera abizera. Ufite z'umusaraba, abaganga bati ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kugenda, ahubwo twagutwara indera bakareba niba nta kibazo kindi, ariko ntabwo twakurekura. Icya mbere igituntu wajya kwanduza famiye niba unanayigira. Icya kabiri natwe byatugiraho ingaruka, ntabwo twarekura umuntu umeze gutyo. Haleluya. Amen. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo genda ubwira Abisirayeli bari ku rusaku n'induru, nzabakuza mu Egiputa ingabo zanjye zikomeye. Buracya mu gitondo Imana ibwira inzige, ibwira ibikeri, irabwira ngo ni mu foreigning ingabo z'Imana. Hanyuma zitera Farawo. Ibikeri biramutera, inzige ziramutera, arangije arekura ubwoko bw'Imana. Imana ifite ingabo nyinshi zakwinjira muri icyo kibazo cyawe kikarara gisobanutse. Imana ifite ingabo nyinshi zakwinjira muri ubwo burwayi bwawe
bikarara bisobanutse. Imana ifite ingabo nyinshi zakwinjira muri urwo rugo rwawe bikajya ku murongo. kararusubiranye. Imana ifite ingabo nyinshi yakwinjira muri abo bana bawe bakunaniye bakagaruka mu rugo. Ifite nizo yatuma harimo ruge yawe kuyifunga. Imana ifite ingabo nyinshi mu buryo urupfu yaruhagarika. Igenda urunguruka aho wari kujya. Rakana wavuze karimo karangurugushora. Tihaguruka urebe mu ruge yawe. Nta kintu kirimo irarangaye. Hari indirimbo mwene data yaririmbye Arufa Rwirangiye. Ndamureba. Iri mu Giswahili no mu Kinyarwanda. Ko ari umwanditsi nawe. Aravuga ngo asingekuwa yeye baba Bwana wa majeshi, asingekuwa Mungu ingekuwa kumbukumbu. Bivuga ngo jewe ngo ubuzima bwanjye bwarabaye urwibutso. Ingekuwa ni story. Ubuzima bwanjye ingekuwa ni story. Babyarabaye urwibutso, babwarabaye amateka. Nanjye ubuzima bwanjye bwarabaye amateka. Bakibazanya nta runaka. Kuko benshi n'ubu ngubu aho ngeze ni Karara Constante, oya ni mukuru we cyangwa ni murumuna we. None byari kuba amateka kure byahindutse inkuru yivuga aka kantu bari kukumva. Inshuti z'umusaraba, nta hantu Yesu atageze umuntu ntanatagukura. Wowe waba uri mu nzu y'imbohe, waba waraciwe n'ikamyo hejuru, waba warafungiranywe nk'uko Yeremiya yari yarafungiranywe, humura. Umugabo Yakobo niho Imana yabwiye ngo Yakobo we ngo nzakurindira, ngo nzagutegereza. Nzakurindira uri muri 4, hanyuma Karara Constante we nzakurindira uri muri 4 ujya muri 7 mwuzuro w'Imana, hanyuma nkushyingire, hanyuma nguha abana. Yesu katagira isoni kare yansanze agatangira kumpa amasezerano. Uzongera nkubake, kandi ni nkubako uzaba wubakitse. Nubwo wasenyutse, wowe duteze amatwi unatureba kuri TV y'Ubukamana, nubwo wasenyutse ukaba warangiritse, ukaba uri gisenzegeri, ariko izongera ikubake, kandi ni kubaka uzaba wubakitse. Yesu yakubatse urubakika. Hoya bretse tuze ku kiganiro cy'umurwayi n'abaganga, umurwayi wisabira gutaha. Hanyuma biba birebire bageze aho ngo baravuga bati rero uyu muntu ukuntu ameze, mu by'ukuri ukuntu ameze ntabwo ari we, n'imbaraga afite cyambere ntagira hataha, ikindi cya kabiri ni mumureke, ntabwo yarenga hariya. Yego, ari imodoka z'umutekano, ari abashinzwe umutekano baramutuzanira, nabo barababona ko bidakunda, barabibona ko bidakunda, harabagwa imbere bateruye bamutuzanira. Ni mumureke. Mu Tanzania yaravuze ngo asiyojua maana usimweleze maana, utazi ukuri ntukamubwira ukuri. Turi mu biki? Uyu muntu aradutesha umutwe, uyu muntu ntariho ubwe, uyu ntabwo akiri umuntu. Ni mumureke. Mumureke. Haleluya. Amen. Ndagenda. Hoya hari ibutsa abantu ko hari itegeko ry'umwami ryabisabye. Itegeko ry'umwami. Ayiwe. Mwene data Theoni waririmye ngo nibutse iminsi ya kera, muramburiye amaboko, ndebye imirimo yawe, mburi icyo mvuga.
ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka, ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye. Inshuti z'umusaraba, hanyuma itegeko ry'umwami. Yesu nategeka aka kanya, ndasenze ngo Yesu ategeka aka kanya uve kuri icyo gisasiro. Yesu ategeka ako kanya, ayiwe inkuru mbi ishire mu matwi yawe. Yesu ategeka aka kanya ugenda ujya gusinya kontara. Yesu ategeka ako kanya ugenda ujya gusiza ikibanza cyawe. Yesu ategeka aka kanya, yo ndayivumye iyo diyabete, ndayivumye iyo kanseri, ndayitegetse. Mbaraga z'amasengesho. Turakwizeye papa. Kristo, ijambo ryawe ryarambwiye ngo nidukura ibishimwa mu bigawa, kanwa kacu kazaba nk'akawe. Urakoze ko ukije indwara nyinshi, warambwiye ngo hazatanga ubuhamya kwamvanye muri kane muri iki kiganiro. Kristo, nteze kumva inkuru nziza mu izina rya Yesu. Ndategetse Mana, ndategetse ngo utahaguruka agahaguruka, ndategetse ngo utavuga agavuga. Kristo, ndategetse yo ko wambwiye nka gicyubwo nkasenge uriya muntu utaravugaga akavuga. Kristo, ndategetse, ndavuze ngo wowe urwaye kanseri, kanseri ndakuvumye hita ushirira maraso Yesu Kristo. Ndategetse mu mbaraga z'amasezerano, ndategetse maraso Yesu Kristo, Mana ishobora byose. Turazingura, turataburura, turamanura amafoto y'abantu bawe mu izina rya Yesu. Aho babatabye turabataburura, mbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, urakoze ko hari icyo ukoze. Buri muntu wese bigumva ubuhamya arwaye akire. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu, amen. Ndangije. Ndataha. Oya, iminyururu iracika. Abasekirite begerayo. Ayiwe, ariko Mana we, ndagenda ndataha ngera Kacyiru. Kacyiru hariya niho nabaga, hariya hafi ya Croix Rouge. Nabanagamo na mama hamwe n'abana banjye babiri. Ndabasanga Yesu akibarinze, kuko mama yari yaravuye mu Mutara yaraje kundwaza, kuko nta wundi wangeragaho. Najya kugira rimwe na rimwe akaza kundeba CHK. Hanyuma barambwira bati twakubwiye wanze, ariko ubwo wanze uzatubabarire ku wa mbere uzaze tugutangiza imiti y'igituntu. aturajya wivuza uvuye mu rugo. Ariko iyi Mana. Inshuti z'umusaraba, uko niko byagenze. Hari kuwa gatanu kwa mbere mu gitondo nayo nahageze. Ndaza bamfata, baravuga bati nimufate igikorobwa tumutangiza imiti y'igituntu, noneho turebe. Bafata igikorobwa, baragenda baragipima, baragaruka barazaranga bati ni wowe? Nti ni jyewe. Ni kwa muganga.
ntibagira ikintu bambwira, bambwira bati se ya mafoto yawe uca muri sikaneri mu gituza urayafite? Ntindayafite, narabigendanaga byose, fayiro byose. Bati none ugiye guca muri radiyo turebe mu gituza cyawe. Ntabwo nta mafaranga mfite. Bati wowe camo. Ncamo bwa mbere, ncamo bwa kabiri, bacamo bwa gatatu. Ncamo bwa gatatu, ibihaha biza bimeze nk'iby'umwana w'uruhinja. Oh my goodness. Cya gihe nijoro, haleluya, ndafashijwe. Nanjye ndafashijwe. Yaravuze ngo mu gicuku cya nyuma ngo yitegereza abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Mu gicuku cya nyuma yitegereza abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Nanjye mu gicuku cya nyuma mvugana na Yesu Kristo muri irya joro, ambwira ngo mu gitondo nsezere. Byose Yesu yari yabirangije. Nakize igituntu, ntanyoye imiti y'igituntu, nakize morowide, batambaze, nakize zona, nakize sida. Byose Yesu yari yabirangije. Hoya mu gicuku cyane. Ubu niho turi. Zobre. Yes we. Mu gicuku cyanyuma Yesu. Jehova Sabaoth, Imana y'intamba. Muri radio gatatu. Ngo bahanaze Yohana mu ngunguru y'amavuta. Haleluya. Reka nkubwire, mfite z'umusaraba, ayo mahanga kuri imbere, Yesu Kristo ngo ajya afata amahanga akayashyira ku kiganza cye. Ngo noneho amahanga ngo ni nk'ivumbi riri ku munzani. Rya vumbi ntabwo rigira amagarama, ahubwo ni ukurihungura. Ayo mahanga guteye ubwoba, ayo mahanga guteye ubwoba, Yesu Kristo ajya yashyira mu kiganza, yarangiza akayahungura. Ayo mahanga yiko gutera ubwoba, umva nkubwire wowe tuteze amatwi. Yego. Ayo mahanga guteye ubwoba ntabwo ateye Yesu ubwoba. Umva, ubwo burwayi buguteye ubwoba, abo badayimoni baguteye ubwoba, ubwo bukene buguteye ubwoba, uko kwangwa buguteye ubwoba, uko gutotezwa kuguteye ubwoba, Yesu nashya kimutera ubwoba. Oya, ni Imana itangaza ariko ntitangare. Ayiwe, yaravuze ngo hataringaniye. Uwo ni kuro iri kubwira. Ni Constante. Ego. Ni Bikemu. N'abandi bera humura. Zakujya imbere. Gahunda yanjye ni ukugenda nkuraho imikuku. Nyikuraho. Mfite z'umusaraba. Humura wowe. Bike. Yego papa. Ibintu biba negatifu byose. Hanyuma ayiwe, Yesu ntabwo suko navuga Yesu. Bikemu nagendanaga agahinda, hariho agahinda, hakabaho amabaro, hakabaho n'intimba. Bivindimwe. Ayiwe. Intimba yiragatsina. Bas. Intimba urayigira n'umugore muryamana ntayimenye. Yego. Iyo ni intimba. Ni intimba. N'inshuti zawe za hafi ntibayimenye. Nagendanaga intimba yaranyishe. Nagendanaga agahinda. Nagendanaga intimba yaranyishe. Ibyo ni bya bintu bana nabyo wenyine. Ntawagufasha. Mvuga nti Yesu buryo ugira abantu rakubutone. Ariko ngo umva, ngo intimba zacu nizo yikoreye. Imibabaro ye yadukirisha. Yesu wikorera intimba z'umuntu. Yesu, reka nkubwire inshuti z'umusaraba, bantu bateze amatwi Iyobokamana TV, Yesu ajya arema amateka mashya. Nanjye ndavuze ngo Yesu akuremera amateka mashya kwitirirwe. Amateka yo kwa Sebyatsi
yibagirane, ahubwo arema amateka yawe akwitiriwe, kuko twabonye Yesu atuvana ku cyavu. Niko Ana yavuze ngo wari ingumba byaye karindwi. Bike niba nta no guhanurira ujye wihanurira. Yego cyane Ufite z'umusaraba wari ingumba byaye karindwi. Yesu yarankirije ndamubona, ntabwo mushidikanyaho. Abantu barantaye, abavandimwe barantaye, Yesu angirira neza, angira umugabo nyamugabo. Nyuma yaho ndashaka ampa umugore, dufitanye abana 5. Iyo ni inkuru muyiretse. Iyi ni inkuru yo tuzicarira, kuko abantu ndabizi ubu bari kwibaza byinshi. Yahuye n'umugore ute? Umugore yamwemeye ute? Muhumure tuzahozwa naza. Reka nkubwire wowe ubabaye, reka nkubwire wowe uboroga, reka nkubwire wowe urira. Uzahozwa, hari igihe kimwe uzahozwa, hari igihe kimwe Yesu ajyaza tugahozwa. Hari igihe Yesu aza ugahozwa. Yesu yaraje amvana muri kane. Yego. Yesu yaraje amvana ku gisasiro. Yego. Yesu yaraje amvana mu bushomeri. Yesu yaraje amvana mu busiribateri. Najyaga hano nakwiperezanta. Yego. Mfite imyaka 40 n'ingahe. Uriya umuhungu n'umukecuru umusaza ni imbera byose. Ariko Yesu yataragusobanura ntuzisobanure. Ngo iyo wisobanura isobanya. Urisobanura. Kuganiko. Haleluya. Umuntu wisobanura mu kigeragezo. Kandi ibya Yesu biza nka serumu. Yego. Serumu kwiza kuri. Wajya kureba burya cupa amazi yashizemo. Ni kuriya buriya ibya Yesu biza. Rero mfite z'umusaraba nuko byagenze. Shaka guhindura batiri. Uvuga ngo ibya Yesu biza nka serumu. Yego. Haleluya. Amen. Amina. Mvuga ngo wowe ubabaye, wowe urimo kurira, wowe ufite agahinda kenshi, humura. Ndaguhumurije. Yesu aratabara. Yego. Yesu ararengera. Yesu arema amateka mashya. Kandi Yesu ajya atanga gakondo. Yego. Yesu ajya atanga gakondo. Yesu n'umugabo mwiza. Rero nshuti z'umusaraba, ndumva ngira ngo twasoreza hano bikemu. Ntabwo dusoje. Iki ni igice cya mbere. Igice cya mbere. Kuko inkuru yawe ni ndende cyane, wavuze bya bindi n'ibindi. Uyu ni umusogongero w'imvaho. Umusogongero w'imvaho. Twashakaga kubwira abantu ko Yesu ari umukiza. Umukiza. Yego. Ni umurengezi. Ni umurengezi. Ni umubyeyi. Yego. Noneho mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ushobora no kuzagusura iwawe. Twereke abantu imirimo y'Imana. Twicarane n'umuryango. Constante. Tuzareba yabonye umugore umwemera uti. Nyuma yo kumumenya amateka ye, umuntu warwaye ibyo birwara, umuntu warwaye sida, umuntu wagize ute, nuwe mukobwa yakonvense, nuwe mugore yakonvense bakabana, ubu bakaba babyaranye abana.
batanu bazima, umugore muzima, uru rugo rumeze uti. Tuzareba na Constante wo kuva mu byaha, sibyo, no kwigishwa n'ayo mateka agahinduka umukristo mwiza w'umuvugabutumwa mwiza pe, nk'uko abantu bari kubyumva. Uyu mugabo donc yahuye na Yesu, none asigaye avuga Yesu neza kandi uko ari atamubeshyeye na gato. Ni umuvugabutumwa mwiza, tuzamugorera kenshi ku Iyobokamana TV azana abigisha, kuko ni umuntu wigishijwe n'ibyamubayeho. Igice cya kabiri cy'ikiganiro kizaba kiryoshye cyane. Ndagusaba nk'iminota 4 kugira ngo uze uvuga ijambo ry'ubutumwa ryaba riri ku mutima wawe kubw'iyi nkuru umaze kutuganiriza, nurangiza usengera abarwayi, wongera usengera abarwayi. Inshuti z'umusaraba na BK marakoze, turanezerewe kubw'aka kanya, kuko Imana yabimbwiye kubivuga igihe kirekire, ariko mbura umwanya kubera ibyari ntabohotse. Ariko ubu ngubu noneho ndahari, irambwira ngo ngende mbwire abantu bayo, ngo ngende mpumurize abantu bayo, mbahumurize kandi mbabwire imirimo Imana ikora. Rero reka dusome ijambo rimwe, ijambo riri mu itangiriro, ijambo riri mu itangiriro 40, ibice byaho ni 41. Mu itangiriro ibice byaho, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Humura, tuzahozwa naza kandi tuzashira agahinda. Itangira ico byaho 41 n'umurongo waho dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mu itangiriro ni ibice 41 n'umurongo waho wa 51 na 52. Yosefu yita imfura ye Manasi ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'uw'inzu ya data wose. 52. Uwa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana yanyorokereje muri iki gihugu naboneyemo umubabaro. Inshuti z'umusaraba rero, insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo imbaraga z'amasezerano. Nkuko nababwiye ngo nzayimana, imbaraga z'amasezerano. Bike twasomye ijambo riri mu itangiriro ibice bya 41 n'umurongo waho wa 51 na 52. Bivuga ngo Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose. Aka kanya wowe unteze amatwi, wowe unyumva, wowe turebana, ndavuze ngo Imana ikwibagize umuruho wawe wose, umuruho wawe wose wanyuzemo. Ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose n'uw'inzu ya data wose. Yongera ikwibagize umuruho w'inzu ya so wose. Hahandi twajyaga tujya kuvoma, tukavoma imisundwe ibi twibagize. Hahandi twaryamaga mu byatsi by'igiti cyarire, none dusigaye turyamira za Dodoma. Imana umubabaro uyu kwibagize. Yosefu ngo amaze kugera kuba minisitiri w'intebe, arangiye yita abana b'amazina y'amagenurano. Umva imbaraga z'amasezerano, naho ikamyo yaguca hejuru
hakaba hari inzayimana wibitseho gusa. Imbaraga z'amasezerano naho waba uri mageragere baragukatiye burundu. Imbaraga z'amasezerano. Yosefu arangije ngo uwa kabiri amwita Efurayimu, ati nuko Imana yanyorokereje muri iki gihugu naboneyemo umubabaro. Ati ndayishimira nibutse ukuntu bantwaye kwa Potifari, umudamu wakanyifuza, simbashe gukorana nawe icyaha, hanyuma akamfungisha, hanyuma nshimiye Imana yuko yanyorokereje muri iki gihugu. Haleluya. Imbaraga z'amasezerano. Uzi bikemu ko hari abantu baba muri Kigali batagira na permis de conduire. Uzi ko hari abantu baba muri Kigali hano mu murwa batagira n'akarima k'igikoni. Uzi ko hari abantu baba hano muri Kigali batagira na degree. Uzi ko hari abantu baba hano muri Kigali batagira na ba anti bimama bakipapa. Uzi ko hari abantu hano kubera imbaraga z'amasezerano. Kubera imbaraga z'amasezerano zibeshaho Yosefu. Bene se baramugurisha, bene se baramuta, bene se baramugambanira, ariko kubera ko ari icyo Uwiteka yamuvuzeho. Haleluya. Amina. Amina. Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo Abanyegiputa babonye Abisiraheli bagenda baciye mu nyanja, baravuga bati natwe twahaca. Bibiliya y'Igiswahili iravuga ngo hawakujua kwamba wale ni watoto au ni taifa teule. Ay maana zaidi Kiswahili. Bati neno la Mungu inasema hivi, waliona mapito wakafikiri ni mapito ya watu wote. Lakini haikuwa hivyo. Yale mapito yalikuwa ni mapito ya watoto teule. Walizai na wao watapita. Hanyuma inyanja iraza ngo amazi yo hepfo nayo haruguru ngo aravura. Abisiraheli bacamo, Abanyegiputa bagwamo. Rero imbaraga z'amasezerano zijya zibeshaho umuntu atakabaye. I Gosheni haba umucyo, mu Egiputa haba umwijima. Imbaraga z'amasezerano. Rero nshuti z'umusaraba, umugabo aravuga ngo Imana yanyibagije umuruho wanjye wose. Ndavuze ngo wowe uri aho ngaho ufite agahinda, ako gahinda gakureho. Iyo ntimba iyivanemo. Yesu agiye kugenda yabwiye abigishwa be ngo mbahasigiye amahoro. Nanjye ndavuze ngo uri ku gisasiro, reka Yesu agukize iyo ndwara nanjye aguha amahoro. Iyo ugenda useka mu nzira, atari nk'ay'abisi batanga. Yesu aguha amahoro, niko yabwiye abigishwa be. Ayiwe, Imana igifata umubabaro w'umuntu ikawuvanamo, igifata intimba ikazivanamo, igifata hari n'ahandi heruka kubishimangira ngo twishimisha ibyishimo bingana n'umubabaro. Ndavuze ngo bingana n'iminsi twababariye. Ngo twishimisha ibyishimo bingana n'iminsi twababariyemo we. Kristo urakoze. Ndavuze ngo rero imbaraga z'amasezerano, nshuti z'umusaraba. Umugabo amaze kumererwa neza, amaze arangije yita abana b'amazina y'amagenurano, aravuga ngo Imana yanyibagije umubabaro wanjye wose. Inkogize ukuntu bene se bamuriye, ukuntu bamunaze mu rwobo rw'iki, ukuntu bamugambaniye no mu ruho kwa Yakobo. Ibyo byose warabinyibagije. Imana ijya yibagiza umuntu mu ruho. Yego. Haleluya. Ubuso wagira ngo ntiyago yanyibagije muri kane. Yego. Uko yagusa ko muri kane ubu ni nk'amateka. Muri kane ukuntu nari imeze ndi scrap.
wabara nanywa amazi ukabona ko amazi amanuka uyareba ntabasha guhagarara bose sinabyibagiwe nk'amazi yatembye. Imana ijya yibagiza umuntu ikamwibagiza ikintu bita ubusiribateri. Imana ijya yibagiza ubupfubyi. Ibyo twavuze hari abantu bari muri hano muri Kigali ari imfubyi ariko bariho kubera Yesu w'i Nazareti. Imana ijya yibagiza umuntu ubupfubyi neza bikarangira. Imana ijya yibagiza umuntu ubupfakazi neza bukibagira. Yosefu imbaraga z'amasezerano aravuga ati Mana wanyibagirije umuruho wanjye wose n'uw'inzu ya data wose urangije unyorokereza muri iki gihugu. Naboneyemo umubabaro baramfunga njya muri gereza. Nawe Yesu akorokereza ahantu waboneye umubabaro. Nawe Yesu akwambikira inkindi ahantu wambariye ibishwashara rwose. Bibe nonaha sejo biremwe nonaha kubwo gusuza umutima k'umunyamibabaro. Aka kanya ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoma gitare. Yesu tabara abantu bawe ubagirire neza. Abantu bafite intimba nk'iyo nari mfite, abantu bubagize umubabaro nk'uko wowe wibagije Yosefu. Yego Yesu Kristo. Abantu bababaye, abantu barira reka bahozwe nawe. Abantu bashavuye reka batabare. Abatagira gihumuriza ariko bahumurize. Abatagira isura ariko basure. Kristo ukora imirimo n'ibitangaza. Reka dusenge. Yego dusenge. Dusoze. Tuzakomeza ariko ntashi. Abantu bitegura igice cya kabiri. Abantu bitegura igice cya kabiri. Yego. Mfite byinshi. Rwose babizi. Mfite byinshi. Ntago hari igihe kimwe nigeze hariya kuri City Tower. Hari gare kera. Hari nigeze kuhatoragura amafaranga atagira ingano. Bibike. Nsengera gusa we dusoze. Data wa twese. Yego. Muremyi w'ijuru n'isi. Uri Imana nyamana. Uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Yego. Papa ndagushimye kubwo ikiganiro cyiza uduhaye. Nsengeye abarwayi, abari mu bitaro bito n'ibinini bose ndabingingiye. Kristo urambura ikiganza cyawe kandi barakira. Turabyizeye. Kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Turabasengeye abari muri East Africa, abari mu bihugu byo muri Sadaka, abari mu bihugu byo muri Aziya ndetse no muri Europe. Dusengeye isi yose ubagire neza. Abari ku gisasiro bahagurutse, abarwaye indwara zitandukanye ineza yibabonekeho, kuko muri Yeremiya 3:3 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije utamenya. Kristo ijambo ryawe ryarambwiye muri Zaburi 3:3 ngo rega niwo barira gucyanikwa kwacu kose warangizwa kiza n'indwara zacu zose. Dusengeye abatabyara ngo basame iri joro Mana, abazezi babonekeho. Urakoze Kristo. Turasenze rero, dusengeye igihugu cyacu nk'abanyarwanda baduhaye. Yego.
ni ingobyi duhetse kandi tubumbatiye hamwe kandi dukunda. Kristo waravuze ngo mu ngoma zaho za 2:14 ngo nuteza igihugu mugiga cyangwa inzige, ngo ariko abantu bitiriwe izina ryawe ngo bagaca bugufi bagasenga, uzabakiza ubakirize n'igihugu. Igihugu cyacu turagisengeye, tugisabiye amahoro, tugisabiye umutekano. Kidafite umutekano ntabwo twaba turi hano. Ntitwavuga n'ubu butumwa. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo dusengera abayobozi, dusengera abategetsi. Rero Kristo, dusengeye Perezida wa Repubulika, Mana ishobora byose, dusengeye n'ukuri abaminisitiri n'abasenateri, dusengeye abadepite n'abagavana, dusengeye bameya n'abagitifu, dusengeye abisiba n'abo mudugudu, dusengeye ingabo zacu ziri ku nkiko y'igihugu. Kristo urakoze, turinginze dusengeye itorero. Waravuze ngo waryubatse ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Dusengeye abashumba batandukanye, dusengeye abarimu, dusengeye abinginzi, dusengeye abavuga butumwa, dusengeye abakristo, dusengeye abaririmbyi. Kristo abera bose turabakweretse Mana. Ubwo zahagara ku bicu ugahamagara amazina y'abera, reka buri muntu wese ukwizera nk'umwami n'umukiza azumve izina rye yitabe. Urakoze rero Kristo, ubana n'abasigaye, abantu bose bateze iki kiganiro ubagiriye neza, kandi Kristo uhindura amateka, kandi twumva ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Soza tuvuga ututi tugukomeye amashyi menshi. Urakoze kuri Mana yacu mu izina rya Yesu. Amen. Nguhaye karibu kwa Bikemu, urazi ni bogise tuvugane, uvuga ati mfite abana, duherereye muri Amerika, duherereye mu Bufaransa, duherereye muri Canada, duherereye Australia, duherereye muri Suisse, duherereye muri Suwede, duherereye muri Afrika y'Epfo, duherereye muri Zimbabwe, duherereye muri Zambia. Vuga ati wenda ndashaka kwiga gitari, ndashaka kwiga piano, wamfasha ute? Ibyo ntibisaba ngo duhure, ni ibintu byoroshye cyane. Ubu ngubu twakemuye, aho waba uri hose ku isi ushobora kwiga muzike bikagukundira. Wowe ni wowe uza gutinda, ni wowe uza kwirangara. Upfa kuba ufite piano, upfa kuba ufite gitari, ushobora kuba ufite piano mu rugo sava, cyangwa gitari ushobora kuba uhura na gitari cyangwa piano ku rusengero, usengera ukavuga ati nzajya mfata iminsi 2 njye ku rusengero njye kwiga. Mbahaye karibu mwese abantu mushaka kwiga gucuranga, mbafunguriye umurongo mugari mwese, muze mwige rwose, birihuta kandi birahendutse. Nziko tuzajyana ibihe byiza. Wahamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, maze tugatangira tukigana muzike. Imana ibahe umugisha.